witwaga Daniyeli yahoraga ahimbaza Imana ye mukuri yari umuntu w'Imana mukuri yari umuntu w'Imana. Daniyeli yahamije Imana mu gihugu kitari ikiwabo, aho yarara umunyagano bw'abayanzi byo kurya by'umwami, abayanzi byo kunywa by'umwami kubera urukundo akunda Imana. Yayisuzumeye ari wowe Saduraka Meshaki Abednego batungane Nebukadineza. Ntabwo byashoboka ko dupfukamira Imana zawe, nawe yaje ikadukiza ntitwaramye ibigirwamana. Ibintu biba bisubiwemo. Nebukadineza ati mu nkingi z'itanura inshuro zirindwi ngira icyo nikorera, inshuro zirindwi ngira icyo nikorera. bahera ko kanya babajugunyamo mw'ijuru baratabaye babana nabo mu itanura. Nebukadineza ngo ajye kureba asanga abana ari bazima, mbega ubwoba wehe nagira nte. Yirukanganye inkuru hose ati muze murebe babagabo, twajugunyemo batatu none mbonyemo n'uwa kane, kandi uwa kane muri bo arasa n'umwana w'Imana. Senga Imana yaba Saduraka Meshaki, senga Imana yaba Saduraka Meshaki, senga Imana yaba Abednego na Isirayeli.